Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko Minisitiri w'Uburezi Jose Nsengimana yatangaje ko kuva muri Mutarama 2027 mu gihembwe cya kabiri cy'amashuri ababyeyi bafite abana mu mashuri y'incuke n'abanza bazajya batanga umusanzu wa 2 by'amafaranga y'u Rwanda muri gahunda yo kubagaburira ku ishuri avuye kuri 975 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu mashuri yisumbuye abiga bataha bazajya bishyura ibihumbi 24 by'amafaranga y'u Rwanda avuye kuri 19 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu mashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri ababyeyi bazajya batanga ibihumbi 110 by'amafaranga y'u Rwanda avuye ku bihumbi 85 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri iyi nama kandi Minisiteri y'Uburezi yemeje ko mu mwaka w'amashuri wa 2026-2027 abanyeshuri bazajya biga kuva saa 2:30 kugeza saa 9:30. Amasaha asigaye abanyeshuri bayakoreshe mu bikorwa byunganira integanyanyigisho, batahe saa 11 zuzuye nk'uko bisanzwe. Iyi gahunda izajya ikurikizwa kuva ku wa mbere kugera ku wa kane, naho ku wa gatanu abanyeshuri batahe saa 9:30, abarimu basigare bakora ibikorwa bindi bigamije kunoza akazi kabo. Minisiteri y'Uburezi kandi yanatangaje ko abaziga mu mashuri nderabarezi uhereye mu mwaka utaha w'amashuri 2026-2027 bazajya biga imyaka 5 kuko bazahita bakomereza muri kaminuza bagasoza bafite icyiciro cya mbere cya kaminuza A1. Minisitiri kandi w'Uburezi Nsengimana Joseph yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kuri uyu wa gatandatu, cyagarukaga ku ishusho y'umwaka w'amashuri urangiye n'imitegurire y'uwa 2026-2027. Yagize ati abazatangira kwiga ubwarimu ubu amashuri nderabarezi aziga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe, ariko muri iyo myaka 5 azasohoka afite icyiciro cya mbere cya kaminuza cya A1.